Simbesire zanze kunywa ku mafaranga shayo munsi zangiza umutubuzi uri se ndi iki sindu umutubuzi abeze bazi ko ari umurasta ubwiriza sha tembe nisomere gitonya buri bindi bikora kibiza nkabitubura amaze njyewe nimuzenga irya neza sha Uwiteka ngo yakunze kamari mu isi cyane maze atanga umwana wawe kinegesha ngo Dawidi yani Dawidi wezera wese ngatarimbuka ugahabwa ubugingo buhoraho ni nako yasezeranyije uyu murasta uri imbere y'abana b'abantu kugira ngo azavuge ijambo ryiza ribagira ku mutima maze imitima yawe yose ikagororoka sha ngo maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica umufilisitiya agukuraho Isiraheli igitutsi nk'uko Uwiteka abwira abantu ati nimwihane mwanjije imwe mpagaze imbere y'ubwiza bw'Imana kugira ngo ndokore abanze kumva banze kwihana ibyaha byabo Yesu aravuga ati bati niko mwabana b'inzoka mwe nimugarukire Uwiteka inzira z'ikigendo wanze kumva wese azabona ishano oh haleluya haleluya nzahagara ku bitugu by'abanyabyaha maze umupfapfa wese ahava akagera shawe ni ijambo ry'Imana dushimira Imana Doviko muzete se shawe umukozi w'Imana umukozi w'Imana saba umukozi w'Imana barya rero ubu uri kumva ushaka kurya abaturage pe usibye ubujiji koko usibye ubujiji wafashe isuku ugahinga ushaje ukareka gusaza wanduranya koko Uwiteka Imana kubabariye kera kuko ntako ntari wowe kunshira urubanza umva ubwire wanjije vuga ibigambo ahangaha turi mu isi igoye so ugira ngo ibyo mbajyemo umunsi mucyo ukaba umupfumu nuko ari njyewe uyoboye ko Imana ibaho ese ndayanga waci fasha mwereke bw'abanyamaguru wina ahubwo Yesu kugira ngo ngenyere ibyo nkora bakibyesha Jesus wowe nyumva Jana hano karabira ucuje kama magambo uranyisunga bize dushaka amafaranga hasi ndakujya uturashaka tereye yose inzo gutekereza ko ari nsabirije sha we nizere ko nyine turanywa niba tunywa uranarya uranywa urye uryame neza yewe ndababwira n'ikindi kintu n'abagore beza uyu mugabo ashobora kuba asanga umurimo ndawujyamo umurimo ndawujyamo ndawujyamo akamaturo iyo tugeze mu kaga tugahura n'ibiturusha mwibuka kuba abapasiteri yemera batishusha urungana na bya birara by'inzererezi nabyo biraje haleluya haleluya amen amen musore w'Imana Imana yari yakunyeretse musore w'ibigango udakorera Imana yo Uwiteka Mana yacu mubanze mutange ku bya Kayizari ubundi tubarambureho ibiganza tubagira inama Imana irashahezagire mwami ndetse ko ufite ikibazo tubwire ntari ibindi n'agakoti wakadusigira hano ni imbere y'ubwiza bw'Imana hasi n'agapira wakadusigira wakadusigira nukuri korera Imana nacyara mbere n'ubusa cy'inzererezi cyemeye gukizwa umwana haramu wowe umwana gushaka umwana w'Imana umwana kugenda yawe
aha turimo turasenga Imana kugira ngo niyambare neza pe niyambare neza basha n'ubu ikibazo cyawe mama cyangwa ufite giteye isoni pfukama ngo usengere ikibazo ufite ni ikihe pfukama ngo usengere naje mbere yanyu kugira ngo bakize ibyaha byanyu byose mbageze imbere y'Uwiteka Imana ahasigaye muzabone ubugingo budashira arabanza ture pasi nabanza ture ako niba ikibazo mugikemura genda tura uratura ibindi uzabitubaza turagira icyo uvuga ndabona ahangaha Uwiteka Umwami Imana aravuga ngo azishimira imbaraga zawe erega agakiza kawe Haleluya agakiza kawe niko Imana yishimira urambuye ibiganza agahereza Uwiteka Imana uwo nguwo nawe azahabwa umugisha ngashyiraho magana bandi batanga birozonga batanga ibiceri abo ngabo ntacyo barimo barakora niba ntayo abusenyine karo guturana senkani wowe ayamaze iki tura n'umutima wawe wose mwamuzi inkuru ya Gahini na Abeli ine korora Imana ibiguhereze ushaka korora iki se pasi kujye mutumbisha ikibazo cyawe wowe ntakibonye ikibazo cyawe ufite umuturanyi wakunaniye oya nagari ariko amadayimoni agomba gushira umukozi wawe ushoboye kugira ate utagira ushobora gutera akabariro imbere ya madamu wiwe ibatera yiwe kuko ndacyabona kiri umwana ubyo yazanye umugore imburagiye ryancanze oya gatera hirozonga yagira ngo mwami umukiza ya madayimoni ibyo bugoryi bwamuje musinza aho bwaturutse umurebe umwiteho uyu munsi wa none agiye icyo akora n'igitangaza biracamo rwose wigira ikibazo data wera data wera byose habaye nimupfukame mbasengere dore mufite umudayimoni abateye mumaze ukwezi kumwe mubanye ariko nta byishimo mubona mu rugo rwanyu mana haleluya dayimoni arabateye uba ari mutuma muhana intera ingana gutyo muri abantu bakundana nimupfukame mbasengere hari ujye ubona mu rugo se ikiri gutera amagambo namaje kubona ibiri kubera iwanyu mureke pasiteri ababwire abantu ni abatobozi abatubuzi murabanza muture tubasengera imivumo yose mufite ibaveho ibyo gutubura bavuga se tubatubure cyangwa udutubure ntago turabatubuzi uretse uwo ni satani urimo kugendamo reka babasengere ntabwo yumva kandi ntabwo yumvira icyo amatorero avuga ingaragu zemeye gupfukamira Imana agira icyo ukora imbere y'ubwiza bwawe maze umwiyereke nibyo pasiteri nushaka umuvunagura amaguru ubwo yanze kukumva yego mwana data cyangwa Imana ihita ibikwereka kugira icyo uvuga Imana ibikwereke ushaka kuyirakaza urakoze kubwo kunyumvira ntago ikikuvunya amaguru umva mugabo muture rero cyangwa Imana ikuvunagura umva mugabo we umva icyo Uwiteka Imana yawe yavuga nibyo data aravuze ati rekura umugore wawe hakiri kare kuko si uwawe kuko nimubana ukwezi kumwe urabupfuye ibaze umva icyo umwuka wera akubwira abapfuye urabupfuye kumugaragara izuba riva kandi bazagushingura abantu bose barimo bararira bavuga ngo uzize iki kubera amatwi y'abatumva ugomba gupfa byanga byakunda data wera ndagushimiye kuba umumpaye uramumpaye pe ndi kumubona mu biganza byanjye umva yewe mugore nababwiye ngo murekurane kuko umugabo si uwawe muri aka kanya umva icyo Imana imbwiye Imana irambwiye ngo egera umukozi wayo guhagaze imbere yiwe gwa mu bituza bya gitare w'Uwiteka usanga imbona ubuzima buragoye nzashaka undi mugore byumve cyangwa se ubyihore nawe upfe wahaguruka umusange ngusengere ku Mana nawe kwicunganya pase fata umugore oya naza nyegamire disi we gwa mu gituza cy'umukozi w'Imana nyegamire cyangwa Imana imuhindure dendo Imana irakumaye Imana igwaye mu wewe ushaka wigendere uzavayo ntuzagaruke
ngo nigitangaza pe nigitangaza ko Imana iguhaye umugore mwiza ikamwambura umunyamafaranga ikamuhereza agacakarafu. Igitangaza pe gusa ni igitangaza abakristo b'Imana muhaguruke amademoni yabavuyemo. Oh haleluya haleluya. azabazana Yesu azabazana n'abagore beza n'abagore beza nabo mu mihaga Yesu azabazana yakora tudimwa murambura ibiganza mana ariko murahagaze waravuze ngo nutuzanira ibirana nabyo tuzabyirukana ngo tuzabisengere mu izina rya Yesu bibaje gutura ndabisengeye pfukamanjije kandi wavuze ko urajyana gutura tumuhindura inkoko ibyo kigori kigira vuba ngo usengere ibidiri ku mpande n'ibi ngibi nabyo gupfukamisha dayimoni vumwe kuva mu kwe ukizwe umva Imana yabwate warayibye tegeza mva ibyo umukozi w'Imana warayibye ni ikigori ihane rero ngira ute ihane uri nkande wo mbwira kwihana nige ko Imana ikuvunagure oya ngaho ihane rero warayibye Mana umbabarire kwiba ikigori zamwe ibyo bipatero byawe shaka koramosha nasoni nose watekereza ukuntu yari umucanga urimo hano shyiramo nawe batura mu maturo warayibye nta maturo mfite nimba njya kuzana ikigori ikuvunagure kandi nari nibye ikigori ubwo ndashyiramo ikigori nubwo nacyo kirimo imuhindure kamavu ambura iyo shati rero njye ndambura ishati yanjye kuramo shamushe ishati yanjye ya 7 sirimwe murambura kwambura ishati yanjye mwarayiguze w'Imana umva ijambo injiji ivuza ngaho turi imbesire guti imbesire mwebwe iyo Mana muri kumbwira sizankara imiti ifege n'ingwereme turajyana yego joga zolenge mama muri kunze no ntago nzireke ngaho uragura injiji turi imbere hani mbesire yivunagure rwose shati yanjye 7 wowe shati yanjye shati yanjye ariko uri kumva n'akagofero watuyenyana yibwa turi kubona bari gutukana gutya aba bantu bari kudushuza abantu n'abatekamutwe nyamara iyo Mana se mama muri kumbwiriza izampa imiti y'ifege n'inywere cyangwa impingane bajye bababesha mwebwe nyine mwavu ubutura byakunaniye igendera usanzwe n'igisambo mujye muvuga ko nta mafaranga mufite ariko nujyana Imana iraje gukosore azabazana Yesu ntabwo uri kubibona azabazana nabyumvisha ku ikubitiro umuntu w'umupasiteri muzima gutukana azabazana n'abari kure maze reba barayegeranye n'ibitwiri nka by'ikishagara abari kure nisonzere zikutenyana yi wenyene hene ufite kubagi sibi ni ibiki uko nugusenga mu byara abantu wowe muratuvangira imbere y'ubwiza bw'Imana reka tubanze dusengere umukozi w'Imana ariko yuko na ka kantu disi we agakingirizo oh haleluya haleluya bibahura na dayimoni namutwaye mwihangane amadayimoni yarateye menshi cyane ariko ntibizatuma badasenga nk'Imana n'abiyahura baziyahura ariko twebwe nk'abantu begereye agakiza tugomba gusenga tutitaye kuri ibi ngibi cyangwa biriya tugomba gukurikira inzira nziza wowe wiri gusenga ubesha abantu ngo uzi gusenga cyako bivuze ko n'amajya hano mama ari kuza babesha bashukashuka Imana iravuze ati ibyo wirirwa ubesha utwara abagore b'abandi iraje ikwereke Mana bishoboka gute se yabivuga gatangiye kurogora umukozi wawe kugira ngo izakoresha amabuye ndagasengeye data wera ukumve wowe wiri gutubesha Imana iravuze ubwo ugenda ushuka abantu b'abandi bakibya ugenda ubamba urimo uranderanja wanjije ucishika ahubwo ni wowe umwana avuge ceceka wingura aho ngaho ahubwo reka dusenge Imana iraje gutwika ibyo bisatsi wiri gubesha abantu b'abandi ngo wowe nguzi gusenga ufite iyihe Mana wasuze gusenga ahubwo zana ibiri Imana inyeretse n'ibindi reba n'ibindi reka dore n'amatara zagufasha dore n'amatara hano
Pasi. Oye we. Pasi. Pasi. Zangufashe. Ibi ni ibijyaba yirirwa babeshya. Debe. Yirirwa babeshya. Debe. Pasta n'ibyawe. Amaturo yacu. Umwana n'umugabo wanjye. Usije ikintu. Tutarabana n'icyumweru.